Yes bro. Mesters. Meze neza. Nanjye meze neza. Amakuru se kuri ya gahunda mwana. Ya gahunda nyine twavuganye ejo. Ibintu byose nabisoje mbwira ahubwo nawe niba wasoje nze. Tujye kureba ko bimeze nyine hahandi. Nawe wasoje? Tayari rero nanjye gusohoka nze tugende. Turebe ko bimeze nagushaka cyane kabisa. Sawa ntaribi. Kandi ndamugeze. Sawa. Murimo muri hotasi? Turi kwihuta. Niba muri hotasi wansigiye ku kanimero kawe. Njyewe ubwiye cyane hari ikibazo cyo kuzimereza abana? Okay, merci nyine bwo uraza kugaruka nta kibazo. Kunsiga hano jana nzabirya umuntu dusohoye amasaha bose ntaho hari. Ndafashwe noneho. Oh, Sheri ni wowe? Meze ute? Wanjye wahageze rero hano hano wanjye reka neza hano wanjye rero karibu risanzwe Stari mwiza
byiza cyane. Sheri rero aha ni mu rugo. Ni heza cyane pe. Aha ni mu rugo karibu rwose. Niho nakubwiye kuva kera ni mu rugo wisange kabisa. Shani heza pe. Ndishimye cyane rwose. Ubwo nyine wenda ntabasha guhaguruka ngo nserebure cyangwa mbyine ariko ndishimye. Hano nakubwiye kuva kera igihe twaganiraga cyose hano nakubwiraga si ibyo gusa mfite n'ibindi byiza byinshi nzakwereka. Shashe cyoko uranyimisha. Ni byinshi utarabona cyane ahantu nzakujyana mbere nituva gusa ahantu twenda gusohokera kamwereke nyine ahantu tuzajya mwereke n'ibyo mfite none nagiye Dubai kamwereke ibyo Shashe wazajya umbabarira ubwo se ahubwo ibyo nabyo koko birakenewe kubinyira utananyereka si byose turi n'imodoka yanjye ahasa wari uri nihe aha ni Dubai hano nagiye siko wiga bwose ujya utemberamo ndatembera genda kuzapanga nawe tukazatembera bose bakwereka umusirimu pe cyane hanyuma dore iyi niyazo nakubwiraga shobora ko ntari nzi ko ufite ibintu bigeze hano ihera n'iyi nzu ni iyo ngiyo ndakubwiriza rero nanarebye byatari iyi ni iyawe rwose hari imodoka hari amazu hari indi nzu urafite itari hano hari ahandi hantu ufite inzu shiri bazajya bari kugukorera ku nzira oya shiri ugomba guseka reka ahubwo kamushyiremo n'akantu kari romantique kameze gate se kandi kaze nkakwereke shiri noneho ndumva banyereka turebe nutwo ngutwo shani byiza ni ukuri keza wewe wanjye be nakwereka byinshi nyine mfite ibintu byinshi cyane nzabikwereka nihaboneka umwanya tuzaganira birambuye nari sheri nyine nk'uko nabikubwiye naha nimugoroba sibyo kamuhamagarira umumotari nimugoroba ndaza kugufata n'imodoka tujya ahandi sibyo nta kibazo sawa nari Alo? Mr. Simran? Uri heza? Wasanze mu rugo se nkaguhereza umwana utwara. Ntari bitebuka natwe turasohotse. Sawa. Bro, meze se? Salama. Urakomeye? Nareba imana imeze neza. Mpamagaye nari nkuye umugenzi muri quartier none se? Cyane fresh. Shaka ko njyana n'umugenzi. Okay. Umuntu yari imbere wawe. Naza tugende. Nabanguke. Fisto yambeshye imeze bite hano yanjye so Fisto ko ndeba yambeshyira umva ndambiwe pe None bite? Fisto
nazigeze shaho urabeshya ntabwo nakubeshya nagutegereje mu bantu babeshya nzi ko ntari nagutegereje ni ukuri hashize amasaha mbese waje ryari hashize amanota 30 nihangane ufite ihangane n'ubundi Ubeshya. oya ihangane n'ubundi wihanganiye byinshi baratuze nihanganiye byinshi byo ushatse kuvuga buriya nirengagije cyagenza kugutwara usiko nari nagize ntabwo ari wowe Fiso ku cyagiye nyine tukimara gutandukana hashize iminsi uramamagara ngo uranshaka umva njye naragushakaga cyane byarantunguye pe hariya mfite umuhungu ufite umuhungu ndamufite cyane ntumukira byatari niba azanyumva niba bizagenda bite umuhungu ariko nyine abampemukira nyine tu nasaguye mu kirata usura umuhungu wamukunze ushingiye ku ki ndamukunda ariko ni sheri wanjye ubu uri kumva wayagaye ngo uramukunda ese Fiso kubera icyo umbwira gutya abakobwa mugera n'umutima siko numiwe ugashaka kuduteranya njyewe ntabwo nabateranya ni inshuti yanjye nawe uri inshuti yanjye ariko ntabwo nzi ko ari ahantu muzahurira none se gute Fiso sha koko narabibonye utabuze icyo bwitumira urumva ubu rero mwarayagaye ngo mufite ababakunda ye ubu nawe wahinga wabonye umusore w'umubosi cyane pe koko pe nta soni ufite byibuze reka mbeseriye wenda deke kuzana imodoka nyinshi ngase basi gira icyo umbwira wasanga nyamara hari ikintu ushaka kumbwira cy'ingenzi oya ngewe impamvu naguhamagaye rero sibyo ndashaka ikigali urimo kivemo nose mbwira gira icyo umbwira basi urizi ko inshuti yanjye wenda wowe uzamenya ukuri nyuma ariko byibuze wowe uzamubaze yakweretse amazu yakweretse amamodoka yakweretse ibintu bihenze afite anagusohokana mu mazu ye ese sibye koko se uri kumva uri umukobwa w'igishongore rero w'umuhungu ufite imyaka 23 24 yujuje inzu afite iwabo w'abakire afite ama etaje afite n'imodoka ajya za Dubai byashoboka ariko ko yabigira kubera iki yabigira siko mwahaze ese kubera icyo uvuga yuko biriya bintu atabigira yabigira koko nanjye dore ubu nibereye umumotari ibintu byaranshanze mbona ubuzima buranze njya gushaka agaperime ngize amahirwe birakunda sinibereye umumotari bibiri yawe narayariye nzarya n'ay'abandi ariko umva nkubwire Kevin rwose uzikorera iperereza urumva ari ntabwo mpanga kuri urwo rugero gusa aho bigeze fata umwanzuro bivemo bireke rwose bivemo gira ikintu mbwira ngira ikintu nkubwira yose urambwira ngo uzikorera iperereza gusa nyine sibyo byanga byakunda ibyo bintu byose nzi ko yabikubwiye kandi ahemukira abakobwa benshi gutya twaturutse mu cyaro tuje gushaka akazi ko mu rugo ngize amahirwe ngewe nibonera perime njya mu muhanda ndamotara none dore nawe twese ubuzima bumaze guhinduka amaze kurya abakobwa b'i Kigali bose ababwira ko bose babwira ko ari umukire ibintu ari iby'iwabo na nyirabuja azajya ajya gusohokera Dubai abyiyitirire bazababwire ngo dore naragaramye dore imodoka yanjye dore inzu yanjye nawe mugende muyivimviremo n'ibitanda nose ngize ukuri ushatse kuvuga ko umukozi mu rugo twese twari bakaryasi Fiso ntabwo wowe umva mubwire ntabwo nabyumva umbwije ukuri Kevin ni umukozi wo mu rugo ego oya we ntabwo ibyo bintu nabyizera ntabwo murasetsa wowe mukunde udavuze ngo ngiye mu bintu ngo ngiye mu mamodoka musurira mu ntebe za nyirabuja ibyo bintu mubivemo mubireke bose reka nkubaze iminsi tumaranye igihe tumaranye kuko ukambona ngendera muri aferi nk'izo ngizo uzi ukuntu urukundo rubona kubiha umwanya bivuna ukandeka gutya ubundi upfa nkubwire wowe mukunde uzamukunde n'ibyo nkubwire uzamukunde twari umukozi wo mu rugo bitazanahinduka bikakubabaza uri kubyumva icyo nkubwiye cyo iyambarire byanze nta mukiro wumva nkubwire pe tutitaye no kuvuga ngo izo modoka iki urukundo ni ukuri ariko abakobwa b'iyi minsi ko tubazi ni igiki ushatse kuvuga kuva nimba ibintu mbwira ukuri ko yari umukozi wo mu rugo akambeshya ati mfite ibi ntabwo n'ubundi yari umuntu wari unkunze ahubwo yagira ngo oya ntukambwe ngo yagiraga ngo niba umwana ashaka kwirira mugenzi we ntimugisha ku rukundo rw'ukuri umva ikintu kimwe kiriho urumva wowe wifate
ntunteranye n'inshuti yanjye ntuzanambwiye ko ari njye wabikubwiye ahubwo mbabwire igitekerezo sibyo utazabinzanamo umva njye nkuriye urwara nubinzanamo bizaba bibi uziperereze ku giti cyawe ahubwo bayi umbaze oya bayi ubu ngiye kureba umugenzi bibiri bitandukanye ikintu ngiye gukora wenda ntabwo nguteze amatwi cyane ngo mbihe umwanya ariko ngiye kwikorera ubugenzuzi rebe ibyanjye gerageza ubwo nanjye bayi kanjye kureba boss sibyo bayi isoko ko ibintu ngiye ni ukuri sinkubeshye mana nsanze ari byo Kevin yarambeshye ku rwego nka ruriya sinzi ikintu nakora ndabona amasoko yitayeho ubona bya bindi bidaheruka yego nduko manzira wajya se gukoropa bimeze ese kuri kumbwira ngo se wakoropaga hano ninde wakoropaga shira ibyo umbwiza ukuri n'ubwambeshye oya nshaka umuntu wakoropaga hano none se ninjiye hano ibase n'iturusho kanambara umupira ndakubwiye neza wazagire ambara umupira tugenda ubinsobanurire ntabwo nabyumva nakorabwe amasuku hano ndi umukozi wo mu rugo ntabyo mushinje tugenda ubimbwira tugende ntabwo ushaka ko tujya mu buzima kubera iki ariko udashaka ko reka tujya byose tubiganire hanze birangiye kubera iki nyine ni iyihe mpamvu reka tuganire hano birangiye tujye mu nzu byarangiye Kevin wambabarire basi ukambwiza ukuri kubera iki wambeshye kuko wabitewe n'iki utambwira ariko mbwira se wambwiye ko utavuga Aline tuza pe sibyo mbabarira kandi biriya byose nabikoze kuri uyu rukundo ngukunda sori nabikoze kubw'urukundo kandi ndakwinginze umbabarire ndagukunda cyane Kevin ndekura pe ndekura kuko warambeshye binarenze si ubwo nta soni ufite kwifoto ukakiraho ukambeshya urumva muri wowe utekereza iki ubu ngubu naje nafashe umwanzuro ibyo byose wambeshye narangije kumenya uri we wakekera utakekera njyewe ari ntabwo nagumya kubana n'umuntu umbeshya utazi kumbwiza ukuri se wagira ngo ugire kuki sori pe mbabarira kandi ariko sori ni iki mbabarira sibyo biriya nabikoze kubera ndekura ariko mbabarira basi sibyo ndekura sheri ndakwinginze please mbabarira reka nani soni ubwo uratinyuka ukanansaba imbabazi uragiye koko Kevin saha izi ngizi n'uyu muntu nta n'ikintu nshaka kugura kuvugana nawe please garuka mubwire n'ukuri please sheri wagarutse nakubwira ko Kevin wambabariye ko mazi ibinyoma byawe please sheri mbabarira pe icyaha ndacyemera naragikoze sibyo mbabarira wongere ungarukire biriya nabitewe n'urukundo Kevin reka nkubwire ikintu kimwe urumva urukundo rwubakirwa ku kuri si ku binyoma ndakwinginze please byanjye nawe birangiye Kado
Kadogo. Ni nani wumve? Niba nabikoze neza uburenganzira bw'isiporo kugena ndabaye umwana mwiza cyane kubona ibintu biteguye neza nta kibazo nanone iby'akazi nkakora neza hari igihe biba bikurira bukarira ugasanga ibintu bisambisha rimwe na rimwe Aje abona amafaranga wabisura. by'abakobwa byo narabizi Byabura pe. byanejeje gusanga umwana bameze gutya uzanyibutse kugurira akantu Kawutsindiye akantu. rero njyewe ndagushingiye kwigamira niba usigaye ureba televiziyo sinarire Yifashe bite se mwana? cyameze neza nta kibazo nyine urebeye inyuma kabisa Ako nakumvishe mu kanya hari ahanze undi kwabiza mama hari pe uriya mwana waramwemeje mwapfaga ibiki ntabumvaga buriya hanze sha nanjye nyine nakoze bya bindi by'abanyarwanda umusore utirariye ntarongora inkumi nanjye byavanye ingaruka kabisa ubu wese waraburije mwana waraburije nakumvishe buriya ariko amubwire mwana ibintu uzabyigiye ntabwo ari byiza fata umuntu ukamubeshya kuri mujye mubwiza abantu ukuri abakunde babazi sibyo ndabona mama reka njye kwitaba telefone urabona ari umushuti wanjye Ewana sha ay'abasore aragaragaye kabisa ariko nanjye narabyumvaga uko naryamaga umutima wanshiraga urubanza nigira umukire nari umukire ndi umukozi wo mu rugo none birangarutse pe kandi nanjye namaze gukunda umukobwa gusa ariko nta kundi gusa iri ni isomo ntabwo nzongera kubikora pe ndaza nigaragaza uwo ndi we burya koko urukundo nyanga rwubakira ku kuri si ku binyoma ikinyoma cyanjye cyarangiye pe